mukuru wa Kiliziya Gatolika, nako wahozeriwe hamwe n'abambari bawe. Dore mwanyazwe ubutegetsi hamwe n'ibindi byose mwaruhiye kubera kutumvira abatumwe. None dore muragowe. Kibeho muruwa umwana na nyina, umubyeyi Bikira Mariya n'umwana Yesu Kristu, niyo babonekeye iwacu i Rwanda. Badusaba kwisubiraho, gukundana, gusenga ubutitsa, dusabira Kiliziya kwama kuba akomeye ayitegereje. None dore ibyahanuwe birasohoye. Ubutumwa bwa Bikira Mariya yavugiye i Kibeho. Wanga kwemera ko Yesu Kristu ubwe ko yabonekeye i Kibeho. Kandi mwebwe ubwanyu muvuga ko umwana na nyina barasigana. Ukimutemera ko Yesu yageze i Kibeho. None se sheperi Bikira Mariya ubwe yavuze ko mumubakira mwarayubatse, ahubwo mwasenye sheperi mutazi wayubatse. Mwanze kumva ariko nimwanze kureba, mugiye kubona. Umubyeyi Bikira Mariya n'umwana Yesu Kristu, niyo babonekeye iwacu i Rwanda. Badusaba kwisubiraho, gukundana, gusenga ubutitsa, dusabira Kiliziya kwama kuba akomeye ayitegereje. None dore ibyahanuwe birasohoye. Aho gukurikiza ubutumwa bwa Kibeho muyaye kurwanya babonekewe bamwe ni mwaberanka Kiliziya Gatolika, muhakana ko Yesu watabonekeye i Kibeho. None urushigishiyara rusoma mugiye kugotomera.